spirituality. Hello, just need a helping hand. Hello. Ya tubahaye ikaze rero abakurikiye Hidden Universe TV nkuko bisanzwe tugenda tubagerera hirya no hino mu byamare bitandukanye abahanzi n'abandi bantu bagiye bakora ibintu bitangaje hirya no hino. Uyu munsi rero tukaba turi hano i Kanombe, twasuye umusore w'umuraperi muramubona imbere yanyu. Ni umuntu mukuru rero, reka tumuhe ikaze kuri Hidden Universe TV atangire yibwira abadukurikiye. Tuguhaye ikaze. Uri kimwe nkora ngikorera ku Rwanda rwuje ubwema amanywa n'ijoro burya nge bankoda ku Rwanda rwuje ubwe hirya hino ntacyo nsize iruhande kazimba yamena we kaupande I struggle a lot for my mother icyo dukora nuko danda natamitswe ibere inshinga rukwanda nimwana ngo utamitse u Rwanda uzaba umwami nakina nk'abandi wakomeza imbere ntutinye wadasomeka imisogwe the go on Chris my way which make me going around tell everybody what take risk you that's my location. I'm a Rwanda and I speak Kinyarwanda and I'm proud to be a Rwanda and you blue, yellow, green, blue, yellow, green, Ramaka. Mwamwumvishe rero bamwita Ramaka, mwumva ko ntamanuka imirongo byatari. Ramaka. Wenda abantu bakumvisha urapa bikomeye cyane. Ese ibi bintu by'umuziki wabitangiye ryari mu byukuri? Indirimbo ya mbere bundi nayisohoye indirimbo ya mbere nayisohoye 2019 mu kwa gatatu. Ariko nyine the story behind bitangira nyine kiri umwana ukabigerageza abantu bakwegereye bakabikunda, iyo babikunze rero nawe wi ambition yo kuba wenda wazabigerageza ariko mu buryo ufatika, ukajya muri studio ukagerageza ukabona uko ikintu kirarangiye. Wenda sinzi niba nahera kuri story y'indirimbo ya mbere ariko nuko nguko byatangiye. Ni ukuvuga ngo umuziki wawe wawutangiye ukiri mutoya, wenda bimwe biba biri inyuma y'igihe batangiye kumenyera. Sinzi wenda hari igihe utubwira uti natangiye umuziki nkiri mutoya, ukumva ko ari impano nyine ufite kuva kera cyane. Ufite we kuba wageze hano ubundi iyo wumvishe story yo mu Kajagari ni background ya Tough Gang. Twe tukiri batoya twakuze nyine tureba aba basore nyine bakuru bo banagafasha wenda bazwi most of the time bahabwa akabyiniro ka ingwe z'umujyi, kandi koko nibyo twebwe rero tukiri abana twiga ku maprimeri bo barakubitaga, twabaga tubabona tukumva ngo kana gatuya aha kana kabaha, twakumva ngo yaje iwabo tukajya guhengereza kera hakibaho imiyenzi. Waba ufite amakuru ko wenda Bulldog yabaye mu Kajagari, Fireman yabaye mu Kajagari, abo ni abantu twakuze tureba. Niyo mpamvu rero wenda umuntu agerageza ko nawe ukabona byisanzemo ukagerageza. Kuvuga ngo impano yawe iri kuba byonyine warakuriye muri quartier yerimo abanyamuziki nabo bakora hip hop. Quartier y'abaraperi byongeyeho n'abanyamuziki bafite u Rwanda ku bitugu. Ndatekereza nta washidikanya ko mu bantu barimo barakora neza b'icyitegererezo mu muziki w'u Rwanda Bruce Melody yaburamo se kandi no mu Rwanda. Then tugiye mu baraperi Bulldog is one of the best, tugiye Fireman the same, Ama-G the Black, abo bose ni abantu nyine umuntu aba yarakuze areba. Ufite tuba tunifuza gutera ikirenge mu cyabo, Imana nidushoboza. Wenda urabona watangira muzika, mbwiye ko watangiye ryari? Ngiye indirimbo yanjye ya mbere nayisohoye 2019 mu kwa gatatu. Wenda kuva muri 2019 icyo gihe utangiye gukora umuziki, ese ubona hari ikintu byahinduye mu buzima bwawe wenda ku buryo bwo kwinjiza ugereranyije na mbere? Ufite 2019 n'ejo bundi ubu ngubu turi muri 2020 2019 cyakoze 2019 kugeza 2020 urumva na interval ndimo nta n'umwaka ubundi nayinuzuza, hako narawujuje umwaka n'amezi mu muziki. Nta kintu gifatika nari nakuramo gusa, ariko nakuyemo inshuti mu muziki, nakuyemo inshuti kandi buriya nta kintu cyaruta abantu. Buriya abantu nagize inshuti nyinshi ariko nyinshi mu muziki.
wenda sinzi niba natanga ingero ariko nagize inshuti kandi amahirwe mfite nuko inshuti zose zingirira umumaro. Wenda uvuze ko watangiye mu kwa gatatu uti nta kintu nari gifatika, birumvikana cyane ko urumva wari ufite nibura tuvuge mu gihe uri free ni amezi nkarindwa abanza y'uriya mwaka ari amezi 7 ahera, urumva amezi ya 2020 yo byabaye umwaka yo ntitwayabara buriya tuyabara nk'adahari. Ariko ntago wayabara nk'adahari kuko 2019 nje narangije amashuri nyine yisumbuye secondaire 2018 umwaka wo kwicara wenda nibwo natangiye wenda kujya mu bintu bitandukanye. Iyo ukiri muri ishakisha ujya mu bintu bitandukanye, gusa nari mfite na plan yo kwiga ariko ndi kwiga n'ubundi nuko amashuri yahagaze ariko ubundi ndiga. Gusa mu gihe iyo plan yo nari nyifite nagiye mpura n'abantu benshi kandi ugashaka kumenya n'utuntu tw'udushort courses. Nagerageje kwiga amashort courses ariko biranga, nkajya mbona wenda biba ngombwa ko ngiye niyunga ku bantu bakora ibyo bintu n'ubundi njye nashakaga kwiga rather than kujya mu ishuri nishyura menshi n'ubundi simbone n'ubumenyi buhagije nk'ubw'umuntu wagiye kuri tele akareba uko babigenza akagerageza. Naje guhura n'umuntu bita rero Jeune, abantu benshi baramuzi, Jeune Kwizera ni umudirector w'amavideo cyane cyane akora amakwe, akora ibintu byinshi. Yari afite company rero yitwaga Trust Visual Team, mba one of them ariko ndi runner ndi kwiga nkajya njya ku materi agiye atandukanye kandi akajya anagira n'ibintu by'ama collaboration kuko nawe ubwe ku giti cye yaririmbaga gospel mbere yuko ajya muri ibyo ngibyo. Nibwo bwa mbere rero nagize na studio, nibwo ngiye nakunze kuririmba ndambwira ati ariko ngiye bira bintu nabishobora reka genda shaka uri muragena ngo wiki. Bitangira ari brag amuzana producer witwa Holy Beat, ariko Holy Beat we noneho byahise biba amata n'amavuta kubera ko Holy Beat yaturukaga muri quartier yacu Kanombe hano kabisa. Hanyuma Holy Beat turahura arananyishimira nkora indirimbo ya mbere ariko nabwo birimo imbogamizi kuko Holy Beat kera nyine ubwo twari duherukana kera tukiri abana noneho duhura ari muri studio Ikaze Urban Record. Ubwo urumva kubona time yo kugira ngo penetrate wenda dukosa nagengira mu ndirimbo dukosore n'iki byabaga bikomeye kuko yabaga nawe ari wave kandi noneho ngewe aribwo nanjye ndi gutangira. Iyo uri gutangira uhura n'imbogamizi nyinshi, rero naje n'ubundi still ngiye narusubiraga inyuma nkegera Jeune nkanjye ati Jeune ibintu noneho ukuntu bimeze kubona Holy Beat atari kunyumva neza, ahita muza n'undi mu producer witwa Ludovico, ni umu DJ wa kera ariko yabaye mu producer. Mpuye na Ludovico rero we umva yishimira impano yanjye bitandukanye nuko Holy Beat ayishimiye kugeza na n'ubu niwe turi gukorana guturuka ku ndirimbo ya 2 kugeza ku yo mfite ubu ngubu ya 4 ni Ludovico. byose byaciye mu biganza bya Ludovico. Uretse ko na Jeune yakundaga gukora iki, yakundaga gukora amagospel cyane none mu mavideo kuko indirimbo ya mbere ni nayo nkoreye video ariko nanjye nyigizemo uruhare mu buryo bwo kunyigisha nigira kuri video yanjye. Hanyuma ubwo byaje gukomeza ariko kubera ko Jeune yari umukristo cyane adakunda nyine ibintu biri bizarre oya adakunda ibintu yenda wenda ngo umubwire ngo muri script ngo umubwire ngo umukobwa arazambaye atya byabaga ari scandal. Noneho ubwo tubipanze cyane ambye ati rero ngewe noneho reka turangizanye nk'abantu babagabo ntabwo tugiye gushwana icyo uzankenera naho nzakigufasha ariko nkushakira undi muntu mutekereza kimwe. Script yanjye ntabwo yazayibatse kubyifuza ariko ntabwo twashwanye gusa we yarambye ati ibi bintu birandenze nge ndi umukristo. Okay, arandibera ariko amuza n'undi mu director, amuza na director bita Nyamurasa. Nyamurasa turakorana dukora indirimbo yitwa Wiwa ndi ngenyine yari single, dukorana n'indirimbo bita Ikibebe nari ndi kumwe na Fireman. Ari nayo latest yanjye nyine niyo mperutse gusohora. Wenda ngira ngo nk'umuraperi ntago waduhereza bityo n'ubundi mbere yuko dukomeza urabanza turirimbire cyane cyane nk'iyo ngiyo iheruka. Ikibebe cyangwa mere kuri Wiwa uhere ruhande icyo nzi cyo nuko mu gihe turi umaranura turirimbira byanze bikunze. Of course ndi buze kuririmba reka wenda mere kuri Wiwa
wiwa wenda ntangiye nsobanurira wenda abantu badukurikiye cyangwa abantu bari buze kureba kino kiganiro. Wiwa ni indirimbo niyo umuntu yumvisha izina wese wiwa ni ibiki ubundi. Kandi ubwo numiwe nyine kumva ngo wiwa niba ari y'icyongereza wiwa ntago wapfa kumva byari ofete nyine hari ibi byihishe inyuma. Wiwa ni manguhe kuko muri icyo gihe muri make ni slang ya manguhe ya exchange yari isigaye ibaho icyo gihe nayihimbye. hari ibintu byiharaje byo umuntu nyine ikintu nyine umuntu wese resulta yose izakuzira biterwa we n'icyo washoyemo. Ibintu byose ni byamanguye. Burya nabiri ibyo ubona abakobwa ngo yavuze yes nuko haba habanje guterwa ivi. Ntago yavuga yes utateye ivi cyangwa akaza no kukwemera ariko wowe ufite ubundi buryo we wa struggling. Abandi bantu ntibabizi nyine abantu binjoyinga kandi ntibazi ko hari biba byabanje nyine hakaza kubaho iyo exchange. Ubwo ni muri ubwo buryo rero ibyo bintu nari maze iminsi mbibona mbikorera close attention bivanamo ikintu. Ariko iyo ndirimbo ntago ya succeedinze wenda sinzi impamvu gusa ariko ni bya bindi bibazo by'abandaground promotion ibikomeye byataye. Ariko then byaroroshye ntago navuga ngo nabwo byarakemutse still biracyari ibibazo umuntu agihangana nabyo kuko izina riba ritoya nta hantu ujya ukandagira ngo watitire ewan ni ukubanza ugakoboka promotion ku muraperi. Most of the time nyine ntekereza ko n'abantu wenda nakuze ndeberaho Tuff Gang abangaba bitwa ngo badukoreye inzira kandi nibyo barayikoze nabo ntago bagize gutya ngo bicaye ngo bite bicamo. Bafite urugamba barwanye nge barurwanye ndeba nubwo nari ndi muto ariko narasobanukirwaga ahantu hose bita kumva umuraperi nyine bari kumurwanya bo barwanyije wenda ikintu nge mbona nka achievement ya Tuff Gang barwanyije ko umuraperi yitwa Mayibobo. Nacyo kintu kizana no turi kwenjoyinga aho umuraperi yakandagira n'umuntu uririmba R&B yakandagira kandi ukabona bararegariza. Ubu ngubu nibwo bipfuye guca ku mayange wenda urebye. Wenda sinzi mbere yuko turirimbira waba wenda hari ibibazo bya promotion ujya uhura nabyo ko bati ngiyewe nagiye nko mwitangaza hari abajya batanga CD ngo bakazibika mu kabati mbese cyangwa wagendeye kuri icyo kintu promotion iragoye uriyicarira. Ngewe ofete ntago nicaye kuko ubu ngubu promotion ukuntu isigaye ikorwa niba ukoze indirimbo nziza iricuruza. Ako tugiye kugereranya ibintu mu buzima busanzwe ubundi hari abantu baba bahagarariwe n'abantu nyine abitwa ngo bafite za repo bo baba bahagarariwe n'abantu bakaze ku buryo asohora indirimbo mu gitondo wenda tuvuga akayaploadinga kuri YouTube channel saa moya za mu gitondo ujya kugera saa 3 uwitwa umunyamakuru kaze wese yayishyize kuri Instagram ye. Iyo ni power abo ngabo bafite nge ntashobora kugira. Ariko mu bushobozi buke mba mfite hari abantu bagenda badufasha nko ku ma IG bareba indirimbo cyane cyane ku baraperi. Hari account ya Instagram yitwa Rwanda Hip Hop, hari Kigali Festival ibintu nk'ibyo. Ni abantu baba barapdated uploading indirimbo ya hip hop nawe ukayisharinga kuri Instagram ukabataginga bihita bivamo pe bahita nabo bagutwikira which is good. Nyine bitandukanye na kera habaga hari channels za distribution nkeya cyane ku buryo byasabaga ko ufata CD wakoze indirimbo ukayishyira ku munyamakuru. Ngewe niyo mbitekereje ibintu by'abajama ba kera baba Tuff Gang nyine giving a big shout out ku muntu bita Paxson ni umuntu wafashije rap nyarwanda. Ngewe ningira n'amahirwe yo kugira wenda aho ngira nkanyura na kuko so far so good ntago nari nahura nawe hako umunsi nzahura nawe meze neza ntago ari none meze neza akana kitegura oya no kumugurira igicupa gitutubikana akacicaraho ariko yakoraga kuri City Radio. Ngewe ubundi ngewe nkurikira story za Hood story zo mu kajagari zose mba nzifite
kuko hari abantu bagiye baturya inkonji tujya tuzira gushungera wenda nk'aba Bulldog bagize ba Bulldog babaga bafite timu nini ku byo kubagera byaga bitoroshye yabaga bito oya wa niyo wabaga uri umupeti Bulldog we ku giti cye ntabwo yarwanyaga ko umuntu amukurikira ahubwo hari abantu babaga bari kumwe b'inshuti yabo babyimbaga iyo yageraga hano mu Kajagari bagahita babyimba ugasanga nk'abajama bitwaga ba Schoolface abajama bitwaga ba Fisi icyo gihe abantu umuntu yagukubitaga inkonji kuko twabaga turi benshi noneho urugo rwabaga ari runini rw'imiyenzi uhengerereje hari usesetse umutwe hariya gutya turi kwirebera Bulldog hariya Fireman hariya abantu bose bo mu Kajagari nyine bose bo muri icyo gihe ubundi ubwo ngubwo abo ngabo babaga babyimbye bo hari n'igihe bagufataga ukagukubita inkonji wewe iyo wabaga uri mu miyenzi icyo gihe utamenye ibiri kuba wumvaga umuntu ajwigiriye nk'ari hakurya ukahita uvuga ati uwo muntu arakubiswe ukahita uvamo rero ukirukanka ariko twaranabyinjoyingaga mani wenda niyo oya kubona Bulldog kumufata mani kumuhobera dore wamuhobereraga mu maguru ukamuhoberera mu mavi bikaba ari ibyo ngibyo mana ugataha ukavuga uti ngiye nahuye n'icyamamare maze atirahira ngiye nahuye n'icyamamare ariko byari byiza these days nyine natwe ngubu turi kugerageza ukuntu natwe twaba ibyamamare nubwo bitoroshye ariko inshallah bizagerwa ariko uko bimeze kose wenda ibijyanye na promotion nk'uko bivuze mbere byari bigoye ukurikije inzira wabonaga byabagamo nubwo ari mutoya ugereranyije n'ubu ubona nibara ko hari icyahindutse ubu ngubu bisa nkaho byahindutse umunyamakuru arakumva niyo waba nta kantu karavuyeho by'iki gihe cyakoze akantu kabaye abolished ibi nansabye akantu ngimita nkureka nkigendera ariko nzi neza ko isaha n'isaha kuba ndi mu kibuga nifite ijwi nshobora kuzakora ikintu ofete iyo byutse uri muzima kandi nawe ufite ubushobozi amahirwe igihe yose cyose yazira wagenda urugenda waba urunahaguma ukaguma kuri level ubu ngubu wenda ngiye natangiye kubona improvement ko bishoboka ko nagera nyuma yo gukora indirimbo bita Ikibebe indirimbo ya boostinze I'm planning to do another one nayo ntekereza ko igomba noneho n'ubundi ugiye guhera ku Kibebe turirimbira kuko Ikibebe bakomeje kukivuga cyane nicyo uri wera Kibebe kirimo amateka urumva gura n'icyamamare Fireman nanjye naratashye yuda ndababwira ati ngiye nakoranye indirimbo n'icyamamare barabipinga ariko nge mbizi ibanga ryanjye ayisohokeye bahita babibona wenda watangira uturirimbiraho tukumva ukuntu n'izindi zuraza kuturirimbiraho ariko twumva Ikibebe wakomeje kujya ukivuga wiwa nkumva ariko ugasubiramo Ikibebe Ikibebe ni indirimbo yanyeretse ko mu kibuga nahengereza nkanayinjiramo kuko za wiwa narahengerezaga nkasubira inyuma nkavuga na hano hantu ngomba kuzacana umucyo one time nkongera nkahengereza Ikibebe noneho narahengereje ndinjira ndeba terms and conditions zemerewe kuba wageramo imbere ubu ngubu nararotiriye sasa ngomba kugaruka mpita ninjira mu kibuga bya nyabyo kabisa nagira mvuga ngo mu Kibebe nyine fasi ya mbere bari yanjye nadi mu nzira ndimo ntaha nari hayi bimwe bisanzwe bonye ikifajura impande yanjye numva nakegera tukaganira tumwe nawe uri hayi koma ngahita ubasoba icya nkubise crash bwa mbere ngikubise kamba ku bumbi ndi kwa moja vutu kabiri gatatu nyegera gato nkwereka ibikoryo tega amaboko mu mbyino gakondo karaga umubyimba twibaruka ibibondo mbonye Ikibebe Ikibebe mbonye Ikibebe Ikibebe kimwe kidenze gituma abana bato bavuguruzanya Ikibebe kimwe kidenze gituma kanguhe bakanura Ikibebe kimwe kikurya cyawe kubera kuwash kumva nta TV that's what's up arantu ugeze uravuga ngo niba ari vutu bishatse kuvuga iki hariya ubundi indirimbo nyine Ikibebe the whole content was about Ikibebe ni izina nyine most of the time ubundi y'umukobwa agucrashinga nyine crashinga abafite amazina bitewe na who urimo Ikibebe cyana cyuki ibintu nk'ibyo iyo rero nyine nge ndirimba story
y'ukuntu umuntu ahura nyine ukuntu umuntu agwa muri crash at first sight noneho akagwamo noneho ari hayi wenda mugahurira nk'umuntu mu kabari kuri umuntu aho yimeneke byadanje ugatuhura n'ikibebe abantu nibabyumva ntibamfata nk'umunyenzoga ni ukuvuga ngo ikintu gihari ukuri kwabyo guhari ni uko abantu bahura ahantu hatandukanye ku ishuri mu kabari ahantu aroze ni muri ubwo buryo njyewe wanjye rero twahuye ndi hayi nimukubita amaso mpita mba soba mba serious mpita niga ibyo kuvuga ni ukuvuga ngo indirimbo muyita ikibebe iyi niyo mwaririmbanye na Fireman wenda ni nawe muheruka kuririmba niyo latest niyo mperuka ariko izakurikiza abari single igomba kuzika Burning Up the City ndabyizeye kabisa. Yes. Wenda wambwiye uti natangiye muziki muri 2019 mu kwa gatatu ariko buri akenshi urabizi muziki nkuko bizi nawe iyo umuntu akora umuziki bisaba ubushobozi. Utubwiza ukuri ubushobozi ubundi bukura he mu buzima busanzwe bwa buri munsi? Ndicanga mwana ndi umuhungu ndicanga hirya hino ukabona birakunze then ukajya muri studio ugakora. Ntago navuga ngo nyemfite support. I have none of nta support kabisa. Nta na rebo nta niyo nari naganira nayo. Gusa ariko nk'umuhungu ngomba guhagarara bwuma kandi ngatabara nanjye ngashyira itafari ryanjye ku muziki nyarwanda. Yes. Kugira ngo inzozi zanjye zibe impamo. Kandi I believe in it. Kabisa. Kuko abantu benshi ngiye bagiye bangirira abantu bangiriye icyizere. Ngomba gukora uko nshoboye kose umuntu wangiriye icyizere nyine ntazakimburemo gakomeza nkahaba nkahagaragara kuko njye niba force njye niba nibeshejeho mu muziki nkagiye kugira umusada nkaremamo abantu icyizere runaka bake ariko ntago mvuze ko njye mfite abafana benshi ubwo ndabizi ngiyi papa cyangwa bibonye yasakuza ariko ukuri guhari abafana benshi njye mfite ariko bake mfite of course njye ntago ndirimba trap ntago nkora nyine afro hip hop njye nikorera ragaton kandi ragaton ni injyana mu Rwanda kera ya bangingaga yakorwaga n'uyu mutipe Negge niba yaraje kuyireka ariko abantu barayikundaga then ngenza kuyisangamo kandi mbikoze mbigerageje numva abantu barabikunze kandi abenshi abakeya bumva ibintu byanjye bajya bambwira bati keep looking kuri gato. Wenda Lamarck watubwiye ko ujya kwinjira mu muziki usa nkaho watangiriye mu bintu bya video urumva video photography ni ukuvuga ngo ubitangira nibyo byakwinjije mu muziki muri rusange. Ese uraza kuguma mu muziki gusa cyangwa byose uraza kujya ubivanga kuko urumva byanze bikunze niba iriya ya mbere yawe wakoze ari we wayikoreye ese je nayikoze yose nayigizemo uruhare kuyigiramo uruhare ni ukuvuga ngo je nari ibintu abazaka kubwira ati wenda cutting urayigiraho uri kumva ariko still nawe yaraje akora amakala collection aragusora n'utuntu tumwe na tumwe ariko ntekereza ko by the way nanamushimira yanyeretse ikibuga umuntu wagufungurije YouTube channel nyine biba ari byiza man give a shout out to him. Uvuga ngo yakweretse inzira man yanyeretse mu producer wa mbere anyereka mu producer wa kabiri mu gihe wa mbere yabonaga ko nyine bitari kuvamo neza uri kumva anyereka uwa kabiri twatangiye gukora ibintu byiza nawe yarabibonaga nta ndirimbo yasohokaga atabanje kuyumva more ideas nyine to give a shout out to him. None se wenda urumva watangiriye mu bintu bijyanye no gukora ama video tujya no mu muziki urumva ama video wararetse cyangwa n'ubundi byose uzajya ubikora ukora umuziki n'ama video komeza ubyige kugeza igihe nawe ushobora kuzajya ubyikorera? No kuvuga ngo ntago nagira ubushobozi ku buryo nifatanya video cyangwa video akifoto wenda yo nayikora ariko ntago nagira ubushobozi bwo ko nifatanya video mu video uyikorera nta n'ubumenyi nyine nagira cyane ku kamera agiye atandukanye ariko
ubwo ubumenyi umunsi buzagwira nzatangira nanjye mbikora kuko ntabwo ndi limited. Umuziki ntiwamagarika gukora ikindi kintu wagikora, n'umuziki nawe ukawukora. Gusa njyewe icyo nifuza nyine mu buzima bwanjye ni ukubona inzozi narose kera kose nzabimamo kabisa. Wenda reka tuse nk'abajya mu buzima busanzwe. Iyo bavuze wenda ibintu bijyanye n'umuco wakunze no kuvuga uti hip hop, abantu bayibonagamo nk'abantu b'abanyamuhanda, hazamo bamwe muri bagenzi bacu batubanjije barabirwanya kugeza igihe bikunze. Ese we iyo bavuze ibintu byo guta umuco, ubona hip hop wenda n'umuco w'u Rwanda bavuze ngo wawutaye kubera hip hop, ubona hari ahantu hip hop yabifasha umuntu kuba yata umuco? Hip hop bwayo ni umuco mu buryo bw'ubusizi, kuko iyo usiga urimo urivugaho biba uburi mu muco wa hip hop. Hanyuma kubihuza n'iby'u Rwanda, kubihuza n'umuco nyarwanda. Ubundi iyo bavuze guta umuco nta nubwo njya mbona umuhungu yataye umuco, abonye mbona abakobwa aribo bata umuco. Sinzi impamvu, gusa sindabona. Usobanure neza nyine iyo ngingo. Njye mbona abakobwa aribo bata umuco mu buryo bugarukwaho cyane muri typique nyine. Iyo ugiye kuvuga ngo kanaka njye ngereranyije abakobwa n'abahungu, mbona nta muhungu uta umuco. Umuhungu ata umuco atese. Wenda nko muri hip hop urabizi, n'imyambarire ya hip hop n'abakora izindi njyana z'ukuntu tugereranye ikintu cya mbere. Hip hop ikintu kivugaho cya mbere si itabi. Itabi no mu muco nyarwanda barayahanaga, bakanayahana bakarigurana abageni kabisa. Ikindi kintu kibivugaho ni imyambarire. Ako pocket down ntabwo zikigezweho, niyo yambaye nyine bakubona nk'irofa uri dage, ntago namanura ipantaro nyine ofete. Byagiye bicika ugereranyije na kera. Nyine demo iminsi igenda iza, ibintu bigenda byivarwa, abasobanukirwa umuco bakawusobanukirwa, ariko igisigaye nyine ni ku bakobwa. Nta nigo ubu ngubu igisigaye umuco. Aba baby nibo njya numva bavuga ko bataye umuco, ariko njye bitandukanye na version yanjye. Njye ndi kukubwira ibyo numva, ariko njye tugiye kureba mu byo ndeba nahita nzanamo philosophy nyinshi, nkakubwira ko n'umuco utabaho. Urabona ejo bundi mu minsi yashize, wenda ntago nzi n'abakobwa babo bagaragaye bajyana amashusho ku nkuta nkoranyambaga, bagibuka ko n'inzego zibishinzwe zabakurikiranye. Ese biriya bintu ubona biterwa n'icyo? Iyo urebye muri iki gihugu cy'u Rwanda uburyo tubayeho, barani bavuze ko bari banasinze, barantekereza ko babitewe n'inzoga, ariko kumbwira ngo umuntu yakwambara ubusa ari soba ntago bibaho. Bari basinze niko byavuzwe. Numvanemo nakari umurori rero, gusa ukuri gwari nuko bari basinze, bira babikoze basinze. Ntago bira wabikora uri soba. So we bakubwiye ngo nakuremo umupira, nta nuwo wakura muri muzima, ariko wasinze ushobora kuhita ukuramo kubera kuri kumva unashyushye, imbere umubiri urimo urakora reaction z'ibyo washyizemo, ukuri kumva unashyushye, tikuramo agapira ukahita ugakuramo. Wenda uvuze gutyo, uravuze uti bari basinze cyangwa se abakobwa nibo bata umuco, nta niga zita umuco. Urabona ujya ubona ama clip video ajya acicikana hano mu Rwanda, usanga abakobwa nibo baba bambaye ukuntu twakwenda kwitiranya n'ubusa, kandi bikaba byakozwe namwe bahanzi, kandi mwe igitangaje mugakora mwambaye. Ntabwo mwaba muri nka ya miheto yoshye imyambi bitari bujyane? Iyo tugiye mu bintu nk'ibyo rero, njyewe mpita ntekereza ibintu incuro ebyiri: politically, economically na social. Nkubwira social buryo mbese social nyine mu buzima busanzwe. Icya mbere tugiye kuri politically, iyo hari ikosa riguhanira ibyo bintu ntabwo bukwiye kubikora. Kandi hano mu Rwanda nta rules na regulations tugira zirimita umuziki wacu, kuba abantu bakwambara bajyamo bambaye ikariso, kuba abantu bambaye imiki. Urumva politically kubikora nta kibazo, kereka amategeko we niba uyazi aba ngiye kuyaviyora mu kiganiro. Nge ntabwo nize amategeko, ariko ubwo nashaka kukubaza ku ruhande rwawe. Ubu oya, witekereje muri iyo division eshatu: politically,
politically nta kosa ririmo kubera ko ayo mategeko atabivuga. ariko ukiri aho kugira ngo umuco nyarwanda nawo ukwiye kujya nawo ukwiye kujya kubo bireba. Tugiye kureba rero politically nta kosa ririmo. Economically umuhanzi azatekereza ese iki kintu kizanyinjiriza oya azatekereza gukora ikintu kimwinjiriza. Nkanjye ngiye ku giti cyanjye nakora ibishoboka byose mbifitiye ubushobozi kugira ngo ntere imbere. Ndi kukubwira ngo ibyo ndimo ndakubwira. Economically rero I'm right. Uri kumva? Social ninjije nta kosa ririmo uko society byakera. Nshobora kuvuga ati nge ntibindeba pfa kuba ninjije. Politike nta kintu politically nta kosa nta tegeko na viyoye. Social ubundi iyo tugeze muri social hahita habamo ikintu bita generation conflict. Man, ugasanga generation ya 1900 irimo irahangana na generation ya 1990 something. Ibyo ngibyo rero nge mbona nyine ni bya bindi muri division eshatu. Social ubundi nyine nta gihe kitabura bubu wa munganira abantu ya numva. ariko wavuze uti ngewe mu buryo buri economically ngomba gukora uko nshoboye kose nkinjiza. Ufasha umuntu niko bimeze ariko ndabyumva busanzwe buri muntu nta muntu settinga goals kugira ngo agire downfall. Umuntu settinga goals kugira ngo atere imbere. Ndanabyumva cyane. Ariko icyo nashaka kubaza urabona we ufashe umuntu aramubwira ati buriya ni wambara ikariso yonyine ndaguha amafaranga nyamara wowe utayambara ngo ujye muri iyo ndirimbo. Urabyumva ariko wigomwa amafaranga wishyura. Nuvuga ngo ibyo bintu uba wabiguze. Ni ukuvuga ngo njye nakubwiye nti icyambere iyo tubidivije mu bintu mu ntuze muri division eshatu bita byoroha cyane kandi bikanumvikana. Urumva na social hari utabikora, hari umukobwa utabikora. We iyo wihagazeho nawe uri igicuruzwa cya danje uba ukwiye kuvuga uti ngiye cyane ubwambagara bwawe bw'ubufaranga my friend ntabwo nge nakwambara ubusa. Ibyo nabyo biba ari itegeko ryawe. Nge ntabwo ndi buze kuvuga gute, ntabwo nge ndi buze kuza ngo nguforce ngo genda ujye hariya. Icyambere ababikora baba bishyuwe. Nabiyo babitekereje baravuga bati politically nta kosa mfite, economically ninjije ubusa bwanjye babona batabona sirinde. Nawe ubwo ngo nawe hari ibyo abayirengagije we ku giti cye. Iyo tugiye ku bintu cyitwa umuco buri muntu wese yigerera umuco ku giti cye. Nkuko agahugu kagira umuco n'umuntu agira umuco we ku giti cye. Over. Iki tukaba turagikozinze. Oya ariko niko kuri. Reka rero wenda turirimbe n'akandi karirimbo kamwe kugira ngo dukomeze twenjoying iyo muziki. Niba wararirimbye tugomba kubyumva nuko bimeze. Ni nako bimeze byo mu byumva. Wiwa. Haka abantu bose bicare babizi. Utazagira ngo wenda wa muntu uri kukugirira neza niso cyangwa n'inyoko aba afite ikintu agushakaho kabisa. Nuvuga ngo nta by'ubuntu. Ubusa. Ni mangwe. Wa mukobwa uri kujya kwinginga ura akuraza amajoro ibyo ngibyo azabyishyure kandi ni nako ubuzima bwubatse. Abone uteye ivi agira ngo nibyo kandi woshaka Yesu. Urumva ibintu by'ubu ngubu ntabwo byoroshye. Wiwa. Ajya waturirimbiye ikibebe. Ikibebe ngiye kudutwika kuri wiwa. Ikibebe nakibahaye. Big Man, Ramak, Real Touch, Tower, Record 1 2 3 4 war rescore. Ase we you say wabwa. Niko bisi babayeho ugani buryo bakagani bumosi cyo niyo nzira y'imibereho ubona kesh niyo yaba di mwene so agahekenya amenyo abo musangiye mumeze neza niba bagutera mondo iyo nze ko bagusekera ujye umenya kuza yishyura utazabura ubwenge bakaguta ugasiga rudaramye abisi bacanye ku maso bazi gukora exchange ejo nakuguriye rimwe kandi uyu munsi nakubiswe se buriya ntacyo wumvamo kandi mbona cash zifite nimetafuta hadi saji wana bado sijapata mupanda falasi wapwida kiwa moja wanapasuka msa akili ni nywele lakini unajua ya kila moja na zake asewi yisewa asewi yisewa asewi yisewa asewi we hara wa asewi yisewa asewi yisewa asewi
you say what? I say we had a wa nuko. Yes. Iyi niyo bita wiwa. Imwe bavuze ngo ni mpanguye. Yeah. Wenda batubwiye ko ufite indirimbo zitandukanye zigize nk'umurenye. Ese izo ndirimbo zawe wenda nk'abakunzi bawe cyangwa se hari umuntu uribona iki kiganiro akavuga ati buriya mutipe ndashaka kureba ibihangano by'uko bimeze, ese babisanga hagana he? Ushaka indirimbo zanjye yabisanga kuri channel yanjye ya Ramak Official. Ramak kuri YouTube. R Randende A M A C K. Yes. Ramak Official. Ramak Official. Yes. Byose arahita bibona, ntiyibagirwe kuma ibitekerezo bye, kuko kuma ibitekerezo bye bidatuma nanjye nitekerezaho niyubake gutyo pole. Wenda twigire mu buzima busanzwe, Ramak muraperi ibyo twamaze kubibona. Ese Ramak bundi ushaka kugira ngo umuntu utakuzi ukubonye hano kumenya mye ngo Ramak ni umeze gutya, niduhura nzamufata gutya, ese Ramak ni muntu ki? Ubwo ngiye kumwisobanurira nyine nk'umuntu utarambona kabisa. Ramak ni umuhungu abahungu ngo bafite no hejuru y'imyaka za 30 komeza 35. Ubwo narimbyisha. Ramak ni umusore wubatse kuri Yesu, umugore aracyari iwabo kurya ibijumba. Gusa namara kubihaga nzamubona yabihaza, hanyuma iki ariko ngo nyine ndi umusore wubatse kuri Yesu. Umugore nyine namara guhaga azaza nyine turebe ukuntu natwe twakwiteza imbere twakoze umuryango. Ese Ramak mu busanzwe mu bijyanye n'imikino ukunda uwuhe mukino cyangwa se ukina uwuhe? Ubu ngubu kubera ubuzima njye nahagaritse gukina basket, ariko nakuze nkina basket byo ku rwego rwo hejuru, abo twiganye barabizi. Hanyuma gukunda nkunda football, kuyireba no kuyikina muri video game. Hanyuma ikipe se mu Rwanda mfana buriya ni ngombwa mana fanagare, ariko ndi kubona iri kumbabaza. Ndabona njye ngiye kwigira kwa Kenis. Ni impamo y'Imana umunsi ntazafana Reyo, wenda abantu tuziranye kuri Reyo bazambabarire. Kuko ndabizi it will be the big deal. Nubundi Oncle nabona kino kiganiro, kuko Oncle yakinaga muri Reyo, uri kumva azayo kwarika. Oya ntago yarirayo kwarika, kuko ni umuntu w'umugabo kandi ya respecting my ideas gusa, ariko ahari ndanamushuje ari shout out. Hanyuma gusa nibikomeza kwanga bino bibazo bya Reyo, haki ya Mungu ndajya muri Gasogi, ndahita ninjira urubambigwe, kandi nindwinjira ndarwinjira nabi. Ndinjirayo mbakubita ikiririmbo, ndabakubita ko banza bamaze kugenda. Oya njye nimara kugera mu rubambingwe ndajyayo mpita mbaho indirimbo. Nuvuga ngo Rayon Sport uyihaye iminsi nk'ingahe cyane deadline no kuvuga ngo nibatangira ino champion igiye gusubukurwa bagifite akavuyo. Ahubwo nanjye wenda bitakimeze nka mbere nakennye, ariko nanjye ubwo ngubwo nanjye ngomba guhaguruka. Ofete iriyiba ari ikipe y'umuryango, ariko nyine nawe yivuye mu muryango ufunda ubwaye buzima bikagenda neza. Ubwo nanjye nimfunda ubuzima ndabufondera muri Gasogi, ninjire mu rubambye, kandi ndahita nkanda akanyenyeri. Ubwo Kenisa hari nawe ahita byumva, ndahita nkanda akanyenyeri mpita mbaho indirimbo. Hanyuma Ramak, wenda umuntu yiteguye Ramak avuga ati ngewe niteguye Ramak kumugaburira, wumva ikintu yakugaburira ukanezerwa ari iki? Aho yaba yakisha, ko kumbwira ngo ugiye kungaburira byakugora cyane, kuko njye nabonye njya mu gasozi. Reka biranagorana. Ngeyo ntari ibiryo nitekeye cyangwa njye mu rugo, biragorana kumbona nariye mu gasozi. Ntago no muri restaurant sinjya njyayo. Mu rugo ukunda kurya iki? Mu rugo cyakoze mu rugo nkunda kurya ubugari, ariko ntago naburya mu gasozi, nta nubwo naburya muri restaurant. Nyine ngeyo nagiye wenda nk'ahandi hantu kuri, binsaba ko nyine ntari burye mu rugo. Ubwo ntago njye, ubwo ngerageza uko nshoboye kose nkareba ubundi buryo nirwanaho, ariko ntabwo nkunda kurya mu gasozi pe, biranangora. Wenda Ramak, nkuko abantu benshi bajya byumva, ababyeyi benshi iyo babonye
umwana wabo agiye nko mu muziki batangira bati umwana wacu turamubuze agiye kuba umurara agiye kuba umunyamuhanda ese we ababyeyi bawe babonye ugiye mu muziki babifashe gute? ntabwo ari ibintu bahise bakira kuko n'ubundi bari bazi ko njye nkunda umuntu bita Bulldog. Kubona Bulldog atarafunzwe ni nacyo kintu cyatumye njye nkomeza umuziki kandi ndanabyishimira aho ari hose kabisa yigurire byeri gusa nanjye nidura nzamugurire ya kabiri. Hanyuma ibindi byo wenda bakimara kubona ko nanjye ubwanjye ku giti cyanjye nabibayemo serious, hari oncle wanjye aramfasha ku buryo bw'amayide na financial sometimes, kandi n'umukecuru wanjye aramfasha nawe nsigaranye gusa ariko aramfasha aranyumva. Kuba nyumva byonyine n'ubufasha bukaze. Kambwira ati mwana wanjye ngiye ngwaye umugisha ibindi byose rwana. Akunda kumbwira ati we hangana. Nuko nyine nta bindi bintu byatari gusa njye nishimira tubufasha bava kuri famille cyane cyane oncle Aripe kabisa. Nta kintu nabirenzaho nyine ni ibintu biteye ubwoba. Yes, urumva ko ni ibintu biryoshye cyane kuba ababyeyi bawe bagufasha, famille kagufasha, nacyo gituma ubasha gutera imbere. Ni ukuvuga ngo imbere nyine ngomba gutera imbere uko byagenda kose. Nakubwiye ati niyo naba ndi umwe ngomba gutera imbere muri babandi bari weak batari strongest ariko bagomba gukomeza, ngomba kubabamo bifashijwemo n'Imana ndetse n'abo bantu banjye. Aramake dusoza reka wenda nk'abakunzi bawe bakubonye muri kiganiro abasanzwe bakuzi ubabwiye mbese imishinga yawe imbere hano mu rwego rwo kugira ngo ubashimishe bihagaze gute? Njyewe urugamba mfite rwa mbere ni ukugerayo byibura nkaba mu barapa bake bazwi kuko abandagrawundi barimo barazamuka uko bwije n'uko bukeye kandi I'm one of them. Ngomba kuzamuka, Imana izaba imfashemo gusa ariko indirimbo izaba imwe ariko ingezeyo. Muri make nanjye ndacyarimo ndubaka inkuge igomba kungezayo ikamenasa rwa rukuta ahita ngeramo. Ntabwo nzageramo ngo nicare, nzageramo ngiye gukora koko byanyabyo. Ndi ku masengesho menshi cyane rero nsaba Imana ngikora nibanze duha akanya dukore kuko hari hashtag irimo iraca ibintu ivuga ngo only the strongest will survive. Yes. Utazashyiramo intege ntago azagerayo. I'm not oya abakaze nibo bazasurviving no corona. I'm not among the strongest ariko ngomba gusurviving. Niyo naba ndumwe ariko ninjye uzasurviving. Numbaza under inspiration of what? Gusa ariko ntekereza ko Imana iruta byose. Imana iruta n'imanga ntabyo bazi se gusa babimenye. Abo among the strength ntago ndi umwe muri abari strongest ariko ngomba kugerayo pe uko byagenda kose. Ibyo byose ndabibwira abantu bakurikira ko tugomba kugeraho kuko tugomba kujyana, ntago tugomba gusigara. 100 pixels studio nyine studio iri kumwe na director wanjye kabisa turi gukora cyane. Twakoze video nziza yitwa Ikibebe. I'm telling the people bagende bayirebe, ni video nziza, ni indirimbo nziza. Bampe comment, nyene comment by'umwihariko Nyamurasa Blibande Mnyamkede. Ugomba kumenya ko tugomba kugerayo, twubaka inkuge yacu tuyikomeze itwambutse abandi. Uwitwa wese ko yakunze igihangano cya Ramak nicyo gihe rero ngo ntere ingabo mu bitugu bro, tukomeze dufatire indirimbo izaba imwe ibi inkuge ya twese twambuke. Kandi ntekereza ko yego bamwe tujya tuganira mukambwira muti promotion y'umuraperi ngo yewe ibyo bintu byanyu bya yewe nge simbyumva. Hari bibaza babakina countless times on radio stations. Ariko umunsi nge nzakandagira kuri stage bazumira ntago nzi ngo ni ryari. Ndanabyifuza pe kuzakandagiraho niyo yaba ari y'abantu ari ya audience y'abantu 5 ariko nkajyaho nkatsa umuriro pe bikagaragara. I will not care ngo uhagarariwe nande n'ingwe ya kanaka n'ingwe kanaka, ariko umunsi nge nzakandagira kuri stage bwa mbere ibintu nzakorera iyo stage Imana yonyine ibizi. Abavuga ngo yewe nuko nyine ntacyo mbijeje. Yes. Arakoze rero Ramaka niwe twaganiraga, ni umuraperi akaba akora injyana nyine ya hip hop nkuko mwabibonye.
sorry, ragatoni muri nuvuga ngo reka kwanza reka abibibwirire. Ni under hip hop nyine nkuko hip hop yameze amashami old school izana crank izana trap izana drill, nanjye nahise nshyira kanjye gashami ka ragaton muri hip hop. Kuko na Negiji ni umuraperi, n'ubu ni umuraperi, niwe wenda wintroducinze ragaton, ariko nawe ngenze kumukura ku ntebe byo nta banga rwose. Yes, mwabyumvise rero ko ni byinshi cyane byagiye bibyara ibindi bimwe bibyara ibindi, ni ibintu bigoye ku muntu utari umuraperi kuba wabisobanukirwa. Rero iyi yari Hidden Universe TV, nge nari Bright, naho ubutaha. Let's come together to heal this world. No need for dollar to heal this world. Love and humanity, hello. Just give a helping hand, hello. Give clear visuality, hello.